Ndabashuhuje inshuti z'umusaraba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Pastor Peterman Forikinzanye. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Ku mazina y'ububyeyi nitwa Papa Africa. Mba hano mu mujyi wa Kampala. Akaba ari ngiye ukuriye abahanzi bari indirimbo z'Imana mu kibina cyitwa Legacy Gospel Talent Uganda. Rero bene data ndashima Imana kubwa ijuru ririho TV ibashe kumpuza namwe, ikaba igiye gutuma mbagezaho ubuhamya bwanjye. Ngiye kubaho ubuhamya ukuntu navuye mu Rwanda n'amaguru nkagera Ibugande. Imana ibahereze umugisha. Navutse muri 1994, mvukira mu gihugu cy'u Rwanda mu gace ntabashije kumenya neza kubw'ibibazo byabaye iwacu mu Rwanda. Ndi kugira ngo nkubwire ubwo buhamya, wumve imbaraga z'Imana, wumve ubutabazi bw'Imana, wumve aho Imana yankuye. Niba nawe umeze nkanjye, uhitire ko wibwira yuko hari izindi imbaraga n'ubutabazi biturutse ku Uwiteka nawe bizakugeraho. Hanyuma rero papa yamaze gupfa mfite imyaka 3, mama nawe maze kugira imyaka 4 anjugunya ahantu bita Ikibungo ku murindi wa Ntashyo ari saa 9 z'ijoro. Arambwira ati caraho ndaje, mbona aragiye ararenze, ntabwo yigeze agaruka. Nuko nabonye umuryango wanjye. Nkura rero mu buzima bubi nk'ubwo, ndatese kandi ahangayika, mbaho nabi, nkajya ndara mu muhanda kugeza ubwo nageze mu mujyi wa Kigali, nkajya ndara munsi y'ibiraro, nkajya ndara mu muhanda, bakamfunga muri mayibobo, bakanjyana igikondo kwa Kabuga, bakanjyana igitagata. Mbese ndateseka nk'uko muzi ubuzima bw'umwana wo mu muhanda. Bene data rero nageze aho ngaho mu mwaka wa 2009 niho nahagurutse muri icyo kigo cy'igitagata. Mvayo ngiye mu gihugu cy'Ibugande. Natekerezaga yuko mama kiriho, we nari mfite ibyiringiro byo kuzongera kumubona kuko abandi bo ntabwo nigeze mbabona. Nuko rero ndambuka ndahaguruka ngende mu gihugu cy'Ibugande. Nagiye igihe kirekire kingana n'amezi 6. Muri urwo rugendo narahahurikiye, nahuye n'ibibazo, nahuye n'agahinda ndetse n'umubabaro, nahuye n'ibirusha byinshi. Nagezeyo nararwaye amavunja, narererutse imisatsi, narataye agaciro. Abantu bose bambonaga banyitaga igisambo, ariko ntabwo nari igisambo, ahubwo nari umushonje. Nkunda kubwira abantu ngo umuntu washonje agaragara nk'igisambo. Mwene data ihangane nubwo bakubona nk'umushonje, ariko ntacyo bitwaye, Imana izakurengera. Nyuma yaho rero naje kugaruka ubuzima bwanze, ndongera mba mu gihugu cyacu. Naje kwiga gucuranga umuduri, ntangira gucuranga umuduri hamwe n'umugabo witwaga Ndege, ngira ngo muramuzi. Twagendaga turi ikipe y'abantu 4 ducuranga umuduri. Aho ngaho i Kigali muratuzi cyane, abantu benshi baratuzi. Uduhaye 100, 200, 500, uduhaye 50, 10 se, mbese kugira ngo tubone amaramuko. Ubwo rero niho nyuma yaho naje kugirirwa ubuntu nsohora indirimbo, noneho ntangira kwitwa umuhanzi. Ubutaha nzababwira ukuntu Imana yangize perezida w'abahanzi, ukuntu Imana yangize pasiteri, nzabibabwiraho mu magambo arambuye kuko ndi mu ncamake. Imana itugirire neza. Ubwo rero nyuma yaho mu mwaka wa 2015, uwo mwaka ugeze mu kwezi kwa 5, niho natumiwe mu giterane ahantu bita Bunyoro mu gace cya Rusheshe muri district ya Hoima, aho ni mu gihugu cy'Ibugande. Mpageze ntangiye kuvuga ubuhamya nk'uko ndi kuvuga, nsanga mama niho aba. Yari umukristo w'iryo torero, byatangaje abantu benshi. Nkimara kuvuga ubuhamya bwanjye, mama arahagarara abararize, aratambuka kugira ngo aze turamukanye. Ageze hafi yanjye mbona amarira menshi amunyuze mu maso, aratitira cyane, yikubita hasi arapfa. Ako kanya turamushingura, gusa Imana irambwira ngo ihangane, nzakubeshaho. Nubwo uri imfubyi mu isi, ariko mu ijuru ntabwo uri imfubyi. Imana yampaye inshuti z'umumaro igihe nishiraho inshuti zitandukanye, kandi ubuzima bwanjye bukomeza kubaho. Nta kibazo rero nagize. Niyo mpamvu muri kumva ndi gushima Imana yuko ndi muzima, kandi ndi kuvugira Imana mu mahanga no mu ntara zitandukanye za East Africa. Naho Imana izashoboza kungeza hose, ngomba kubwira abantu yuko Imana ica inzira aho zitari. Imana itugirire neza. Nuko rero bene data, hanyuma yaho aho mama yarara aho ngaho, nahasanze mukuru wanjye yagiye afite, ndetse na murumuna wanjye yagiye atwita inda ye, abavuga ururimi bita urunyoro. Tubasha guhura rero tumaze gushyingura umubyeyi.
bampa ibyangombwa bya mama byavugaga yuko tuvuka mu Rwanda mu karere ka Gasabo. Ubwo rero mfata ibihumbi 200 by'amanyarwanda ndagenda muri ako karere ka Gasabo no ku cyaro ku mudugudu aho ibyangombwa byavugaga. Maze kuhagera bavuga yuko abayobozi b'umudugudu nahasanze bambwira yuko uwo muntu batamuzi n'amazina yari ari kuri ibyo byangombwa batayazi. Bambwira ko nta n'umuntu usa nkanjye batekereza kuba bashobora kumenya. Muri makeya rero nahise niyakira ko ndi imfubyi ariko nsigara nifashe kuri Yesu. Bene data ndagira ngo ubwire ngo ufite Yesu ntacyo waba, uri mu Mana ntacyo waba. Nasigaranywe n'agahinda ariko Yesu akankuramo kuko yari yarambeshejeho muri ya myaka yose, na n'uyu munsi aracyandinze. Nawe rero ndagira ngo nkubwire nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimburwa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwene data, hari amaraso Yesu yadutangiye. Nubwo ubona ubuzima bugoye, nubwo ubona uheranwe n'agahinda, nubwo ubona ufite umubabaro mwinshi, nubwo ufite agahinda nk'akanjye, nubwo ndusha agahinda nshuti yanjye, nubwo se hari ubuzima ukirimo ubona bukugoye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ifate ku Uwiteka Imana, niho honyine hari ubuhungiro, nawe uzagera aho ngaho utabarwe. Imana ibahe umugisha rero. Ndabashimiye mwese abari badukurikiranye muri ubu buhamya, kandi ndashimira Ijuru Ririho TV televiziyo ibashije kudufasha kugira ngo ubuhamya bubagereho, ndetse ndashimira na manager wanjye Pastor Christine ukomeje kubigiramo uruhare kugira ngo ubu buhamya bushobore kugera ahariho hose ndetse no kuri buri wese no ku mutimbagano itandukanye. Murakoze rero, ndabashimiye. Mukomeze kubana n'Imana. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Amen.